Ladies and gentlemen, put your hands together for Ishimwe Joseph. Nagonze kubyina DJ hala. What's up, ladies and gentlemen, how are you doing? Abafana b'amabyi muri he? Guys, usiko nabonaga hari umwijima wana. Guys, naringiye kuvuga ngo munkomere mu mashyi ariko amashyi muyahereze merci. Last time natanze igitekerezo cy'uko agomba gukoresha gender balance akatangira kuzana abakobwa muri meet tonight. None yabikoze. Nsigaye mvuga rikijyana amashyi menshi kuri merci. Noneho kugira ngo mwemere ko nsigaye mvuga rikijyana. N'ubu ngiye gushyiraho irindi tegeko kandi ubutaza arikurikiza. Ngaha hondi. Merci. Ubutaha uzaza n'undi muntu muri meet tonight. Azabikurikiza muzabireba. Meze mutesi mwari mukomeye murakomeye mukomeye nk'iki nk'amabuye cyangwa nk'amabyi yo mu mpeshyi ariko se mwatangazwa no kumva mvuze amabyi koko n'ukuntu mwayimenyere ubundi impamvu mbabajene bamukomeye nk'amabyi yo mu mpeshyi amabyi yo mu mpeshyi abakomeye inyuma ariko byemera iyo yakandagiye mwimbere abagitose hari umuntu ubona inyuma akomeye mwimbere yarashegeshwe na za rubaga impande amabyi mujye mundekanya avugiye yamesheje tipe. That day nibwo bwa mbere nari ndisivinze tipe ingana kuriya. Umva narayabaze amafaranga total y'amafaranga mwampaye kuri momo na cash yararenga ibihumbi 70. Kuva ku rukweto kuzamuka kugera kuri dulag nimwe mwanyambitse. Thank you very much ladies and gentlemen. Ndabibashimiye wungu amabyi nsigaye nyakunda. Tekereza uziko nsigaye ntambuka ku mabyi. Nkabanza nkayitegereza nkayabwira you deserve much respect kuba warampesheje tipu so much respect nagera muri za toilette za Dumburi namaze kugira ibyo nkora nkarungurukamo bagiye baguha respect amadage ntuyiteze sigaye ndi umusazi ku buryo nsigaye mvuga ngo amabyara akabyara n'ukuri pe amabyi ni meza n'ukuri uriya munsi nakundishije abantu amabyi barataha barayakaranga abayariye sinzi ukuntu mwumvise test yayo naraboheje Guys, for sure, let me tell you something. Thank you. Last time twaganiriye ku kintu cyuko nari naragize mind irideti. Gusa uriya munsi nari nzi ngo byashize ariko byarakomeje. Nukuri ikibazo cyarakomeje kuko mu minsi ishize nitabiriye inteko y'abaturage igiba ku rwego rw'akagari. Executive wacu yari kutugira inama zo kwishyura mitiweli ku gihe, kwitabira umuganda, gukurikiza gahunda za leta n'ibindi bintu byiza. Hari ikintu yageze atangira kukidukundisha bitewe na ya mind yanjye irideti nyoberwa icyari cyo. Yaratangiye ati mugomba kugikunda mukakirwanirira mukakibungabunga mukakirindira umutekano. No ahantu namenye icyari cyo yaratubwiye ati cyarababyaye. No ndavuga ni kandi koko nicyo kitubyara. Aratubwira ati nkuko mubizi rero kimaze igihe mu mpeshyi ubu ngubu gifite ubushyuhe bwinshi. Ubu cyuzuyemo ivumbi ryinshi mugomba kugikorera isuku. Gusa icyo twakwishimira gifite iterambere, gifite umuriro ndetse agashinguracumu ubu gifite amazi. Ngo niyo suku ntizagorana. Noneho njyewe ntago naye nakamenya icyari cyo nyine nkigishidikanyaho arangije ahita tubwira ati ngo amashyi menshi ku gihugu cyacu. Heta mvuga niko icyo naye naketse atari cyo ra. Noneho yageze haraho kuvuga ngo kirimo ivumbi ryinshi ndavuga nise ni icy'umuyedekazi. Ni icy'umufundikazi biriye yicaye ku gikwa.
ariko guys, let me tell you something. Bantu mugirira uramenye ntuzabikorane n'umuyedekazi, nguzi ko iyo ubikoranye n'umuyedekazi utaburamo utuntu tw'udusenyi gushobora gukoboka. Pay attention ku bayedekazi, ni ukuri. Ariko sha abanyakigali mujya mwiyemera ngo abana bino bafite ubushyuhe, ngo bafite irari, ngo bakora ibintu cyane. Mwebwe mwarusha abanyacyarira. Ino mu mujyi wari wumva ngo bafashe umugabo cyangwa ngo ino zasambanyije ihene cyangwa inkoko. Iriya mu cyaro niho byibera, basambanya n'ingurube. Wowe ejo ngiye nakurikiye inkuru kuri BTN y'umugabo usambanya urutoki rw'insina, ngo insina zimereye nabi, ngo umugabo ngo yari afite ukuntu ngo urutoki rw'abandi yari aruzonze, ngo noneho ngo ahantu yaberaga umugome. Iyo nkuru yari yatawe na Ndahiro Valens Papi. Ngo ahantu yaberaga umugome nta nubwo yafataga insina imwe. Uyu munsi yafataga iyi ngiyi, ejo agafata indi. Umugabo bashyiraho abazamu baramubura, bashyiraho irondo ry'umwuga baramubura, insina zigakomeza zigasamba, umugabo bakamubura. Ibintu biragenda biba akavuyo. Umunsi umwe rero umugabo baje kumufata. Bamufashe bate rero? Umugabo yararwaye ajya kwivuza. Bagiye kumupima basanga umugabo yarwaye kirabiranya. Inkuri bakimoma, ntago ndi kuvuga Roki. Umugabo baramwicaza bamuhata ibibazo. Ibintu bindi. Noneho kuri BTN bari Ndahiro Valens Papi babahaye itegeko ko buri nkuru yose bataye bagomba kuyigeza ku muyobozi, yabimureba yabitamureba. None Ndahiro Valens Papi yabonye ko ibyo bintu atari ngombwa kubijyana ku muyobozi, arabeshya ngo yabijyanyeyo biranga. Mwumva ukuntu yabivuze ngo tukimara kumva ikibazo cy'abaturage twagerageje kwegera ibiro by'umuyobozi ngo tugire icyo tubimubazaho, tumukomangiye yanga kudukingurira. Twamwandikiye ubutumwa bugufi arabuninira, tugerageje no kumutelefona aradukupa. BTN TV ngende Ndahiro Valens Papi. Man, njye mbabwiza ukuri, iyo nkurikiye BTN ntago mba nshaka kumva inkuru zabo, bashaka kumva ukuntu Ndahiro Valens Papi bavuga. Ariko ikintu kimbabaza nukuntu batajya babahereza amakuru yo mu zindi ndimi, like mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa. Reba nka Ndahiro Valens Papi ari gukora amakuru mu Gifaransa, ngiye kuyabavugira. Umunyamakuru akaza muri studio akavuga inkuru, akavuga ko yatawe na Ndahiro Valens Papi. Mukurikire. Bonsoir, chers téléspectateurs de BTN TV, je m'appelle Joseph. Il y a les accidents en ville de Kigali, reportage par Ndahiro Valens Papi. Tout frère intimement, aïe, un accident, qu'est-ce qui se passe? Il a traversé la route, une moto d'ora renversée. Il est bourré, il a la tête armée avec genoux. Infirmière oui fait pantement, ma mère a mené au dispensaire. J'ai squin Ndahiro Valens Papi avec mon frère Patrick Maïcha. Gen-zComedy show, je m'appelle Joseph Comédien, à tout à l'heure.